gifata akanya wiyerere maze usenge, suka amaganya y'umutima imbere y'Imana, yibwire byose ku murongo bikugoye bikuvuna, iri hafi irakumva. Gusenga ni byiza, gusenga ni ingenzi ku mukristo, kuko bituma avugana n'Uwiteka, akamuganyira akamutabaza muri byose, nawe akamubera ibyiringiro. Amen, amen. Kuba dukurikira kuri HTV channel, twongeye kubasuhuza kubw'uyu mwanya muri cya kiganiro muzi mwese, Uruhare Rw'Umuhanzi mu Ivugabutumwa. Turi kumwe na korali yitwa Deliverance Singers. N'abantu ki batagiye umurimo ryari, ese mu rugendo rwabo icyo bahuye nkacyo nk'imbogamizi cyangwa se challenges nizihe, bazivuyemo gute, ese umurimo bakora babona wifasha ute, niki bakumarira muri experience, nibyo tugiye kumva. Nagira ngo mbere yuko dutangira gahunda neza babibwire, uyoboye ikiganiro ni dushime, reka mpe buri wese ababwire ndetse n'ijwi aririmba. Duhereye ku ruhande. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Fils Henry, abandirimba ijwi rya tenor. Murakoze. Murakoze cyane, nitwa Mutoni Eunice, abandirimba soprano. Murakoze, nitwa Mutoni Kajoabo Josiane, abandirimba soprano. Murakoze, nitwa Mukeshimana Naomi, abandirimba alto. Nitwa Bazikumva Bienfait, abandirimba ijwi rya baza. Murakoze cyane kuba dukurikira. Nagira ngo ku bantu batazi DS cyangwa Deliverance Singers yatangiye ryari muri uwo murimo, nabaza Naomi, mwibuka igihe mwatangiriye? Deliverance Singers twatangiye muri 2007. Urumva tumaze imyaka 13 yewe no 13. Kuba dukurikira ona umubare ukungana, ese mwese korale no kwingana cyangwa se abandi batabashe kuboneka? Ntagaruka kutungana gusa ko turi umuryango munini. Deliverance turi kwaya ifite abaririmbyi bagera muri 13. Abo ni abari active, ariko ubundi dufite abaririmbyi benshi kabisa. Nanjye sinzi umubare ukungana kuko urumva mu myaka 13 ntabwo baba ari abantu batanu turi hano, hari n'abandi benshi. Muri murimo kuba dukurikiye mubasha kwifasha mwenyine, se haba hari abandi bafatanya ibikorwa mufite batuma mubasha kugira kino gihe mbere ko twumva ibyo mwagezeho, mufite abantu bafasha mu rugendo murimo? Nigira ngo badufasha urakoze. Abafatanyabikorwa ni ngombwa cyane, ntabwo twaba tumaze imyaka 13. Mbere na mbere turashima Imana, reka mvuge ko ari umufatanyabikorwa wacu wa mbere. Twaragendanye, ikindi namwe murahari nk'ubu HTV channel turi kumwe uyu munsi wa none, nayo navuga ngo tumaranye igihe kitari gito ku ruhande rwacu. Ikindi dufite ababyeyi bacu, abavandimwe, abamambre eglise yacu francophone, ya n'abantu ba mbere b'inkoramutima badusupportinga ko bwije nuko bukeye. Uko turi hano, waba yaratangiranye na DS ninde muri mwebwe ijya gutangira? Icyo gihe byabyifashe gute urugendo rwanyu kugira ngo imyaka 13? Ntabwo ndi bubaze ngo winjiye nyuma ninde, ariko nagira ngo baze muri imyaka 13 urugendo rwari rumeze rute, cyangwa mwatangiye mufite izihe mbogamizi? Wenda badufasha kugira ngo mumve urugendo rwanyu kubyo bimeze. Twatangiye turi bato. Nanjye icyo gihe nari muto, nubwo bwose ndi mukuru ngubu, ariko twatangiye turi bato. Twari abantu b'inshuti gusa. Igitekerezo cyazanywe n'abantu batatu. Umwe yitwa Patrick, ntabwo ubungubu ari hafi hano, n'undi mudamu nawe aho bari kumwe basigaye bari hanze, n'undi musore witwa Gilbert. Rero nibo bagize igitekerezo, hanyuma
biyemeza kwegeranya abantu batekerezaga ko bashobora kuririmba. Nuko rero baraduhuza turahura, ariko twisanga turi n'ubundi n'abaturanyi kandi n'inshuti. Noneho dutangira umurimo turi bato, twiga, bamwe bajya ku ishuri bakamarayo igihe muri interna, tugakora mu kiruhuko gusa, tugeraho dutangira noneho kujya dukora bisa n'aho biruseho dusa n'abarangije humanity. Ni gutyo twakomeje duprogressa. Hanyuma ubwo igihe cyaje kugera noneho babandi bari bato barakura, bagenda bagira ingo, bakagenda bavamo bitewe n'inshingano. Ububatse urugo wenda bakatura ahantu kure, akajya kure ko hari, ariko still tugasigara turi in touch. Noneho hazamo rero abaririmbyi bandi bato, uko abakuru bagendaga bavamo hazagamo abandi batoya. Noneho n'abatagize ingo wenda akagira akazi kamusaba kujya gukorera kure, ariko agasigara ari in touch natwe ariko ataririmba. Ni muri urwo rwego ofisi yavuze ngo abaririmbyi dufite ntabwo yababara, ariko abari gukora muri iki gihe ni 13. Muri abo rero bari gukora muri iki gihe abatangiranye na Deliverance Singers barimo ni 2. Ariko mu by'ukuri nabo bandi tuba turi tuvugana, ibikorwa byacu badushyigikira, badutera ingabo mu bitugu, batuba hafi mbese cyane. Nabo tubabara nkaho turi kumwe. Ndabyumva ko uko iminsi uko bukeye uko bwije hari impinduka nyinshi mu buzima ishobora gutuma umuntu yabaga i Kigali ashobora kujya hanze yaho. Bivuze ngo mu mbogamizi muhura nazo hari aho mukorera cyangwa se aho umuntu atuye, ndetse ntabwo navuga ko ari bibi iyo umuntu yashatse akava hafi aho yaratuye, ntabwo byaba ari bibi. Ni umugisha cyane. Icyo nshimye cyane ni uko abo bose mukomeje kuba muri kumwe. Ndebe winjiye nyuma y'abandi muri mwebwe ni njyewe. ni wowe winjiye ryari? Ninjiye mu kwezi kwa 7 umwaka washize. Deliverance wayijemo expectation wari ufite, ese waba arizo wakomeje kuzibona? Kuko umuntu ajya guhitamo korali hari impamvu. Ese wowe cyatumye uza muri korali yaba ari iki? Wenda icyo dushobora kumva twebwe. Ikintu cyatumye nza muri korali, ubundi musanzwe ntabwo naririmbaga, ariko ikintu cyankuriye cyane ni ukuntu nabasuye nkabona nyine practice zabo ziba ziryoshye, baririmba neza. Ariko mbere hari umuntu wampaye indirimbo zabo, mu by'ukuri ntabwo nashakaga no kumva ni amakorali nzajya nza gusenga nta kibazo. Arambwira ati akira zino ndirimbo zumve, nta kibazo wowe uzumve, uko ugenda uzumva nyine ubuzambwira. Narazumvishije buri munsi nkajya nkora nzumva, nizo ziba playlist yanjye. Ndavuga ati bano bantu ngomba kuzajya kusura. Umunsi umwe rero, umunsi nagiye kubasura ni nawe munsi nafashwe. Numva muri njyewe hari ikintu gihindutse, numva biranshimishije, kandi numva mfashe n'umwanzuro wo kuzagumana nabo. Nuko byagenze. Amen. Ese muri korali, kuko urumva kujya kuririmba bisaba ko wari wahimbye indirimbo, bisaba ko wari wacuranze. Ese mufite abantu bakora ibyo bintu? Mufite kamaze Jojo? Mufite? turabafite abaduhimbira indirimbo, dufite na coach wacu nubwo adahari, ariko urebye niwe udufasha muri iyo mirimo. Hanyuma ibyo kurikodinga byo tujya muri studio nk'abandi baririmbyi bose. Hama gucuranga ntabwo mufite abacuranzi hagati yanyu babifitiye? Ubwo bivuga ngo muri challenges mufite muhora mudepandinga ku bandi, ariko bivuga ngo ntabwo byabujije gutera imbere, kandi dufite indirimbo zigenda zisohoka muri iyi minsi zikundwa cyane. Nagira ngo mbere yuko mubaza ibihangano mwasohoye muri korali, abagabo cyangwa akamita abagabo n'abagore abenshi nabahe? Muri wa 13 abenshi n'aba ladies. Wabuze impamvu yabyo? Abagabo se nta umuhamagaro?
mbwika mbaze wowe wenda ikibazo waretse byimfa kare gisubiza isi impamvu isho gutuma abagabo wenda bataboneka cyane n'akantu ni ikiba cyabiteye cyo nasubizaho nanjye ubwa mbere nza muri korali nasanze aba ladies aribo benshi cyane okay byahozeho noneho okay so nagira ngo tubaze noneho umugisha mwagize wo gusohora indirimbo nyinshi mwamufite album zingahe ndabona nk'umuntu umaze n'igihe kinini waba wibuka album ufite ko zingana ntabwo dufite album nyinshi cyane dufite album ebyiri dufite album ebyiri ziriho indirimbo nyinshi nubwo ari ebyiri ya mbere iriho 10 iya kabiri iriho nayo 10 ni indirimbo 20 yego mwamwibuka uko title yazo zari zitwaga ya mbere yitwaga album ya mbere yitwaga Ishimwe okay ya kabiri yitwa Uruhare so Ishimwe mwayitiriye Ishimwe ni habaye iki wenda ikintu kugisubiza ngira ngo muri byose wa DS yakigusubiza okay twari dufite ishimwe rikomeye cyane ngira ngo n'uwo munsi sinzi ukuntu byagenze abatubonye barabibonaga ko dufite ikintu dushaka kuvuga dushaka kubwira isi twari tumaze igihe kinini dutegereje uriya munsi so album twahise Ishimwe kubw'impamvu nanjye nashaka kubwira ngo none aha niyi ariko ni nyinshi pe twari dufite ikintu mbese kiri ku mutima kivuga ngo album reka tuyite Ishimwe ibindi birahagije mana turagushimye ibindi nyine ntago wabivuga ngo dutahe ese kuko naba mbatunguye akantu iyo ndirimbo yari hari yitwa Ishimwe yari hari mwashobora kutunyuzaho even na chorus yayo irimo mukibuka ishimwe nirye mwana w'Imani komeye ishimwe nirye mwana w'Imani komeye niwe mfura mubazutse ni muzima tumuramye yadukuye mu bubata bwa Satani duhimbaze Yesu amen turashimiye cyane mwambwiye ngo ya kabiri mwayise Uruhare ninde wayihimbye yaba ari wowe oya niyo ziyana jewe nabashe kubona clip yayo yo yose ndumva ya mbere ari Ishimwe Uruhare byaturutse kugira muhitemo muri album cyangwa se muhitira Uruhare byari byatewe n'iki toujours na mashimo toujours ntago twabura gushima uko byamera kose ariko indirimbo tujya kwita Uruhare album na Kayimini ntago yari iri mu ndirimbo twakoze muri studio mbese twateganyaga no gukora ahubwo twayivuzeho cyane indirimbo ijyemo ye kujyamo ya twumva hari ukuntu nyine n'abaririmbyi tuba dufite indirimbo wumva ukunze mwumva igomba kuzaho Uruhare shaka nko kuba majorite ntago twayishakaga noneho iza kujyamo tutayumvikanaho tuje muri studio turagenda turikora turarecordinga studio bakoze bacuranze tuyumvisha tuvuga ati wow indirimbo rwose twese noneho birangira tuyemeye tuvuga ati indirimbo igomba kwitirirwa album bitewe n'ukuntu ikoze n'ukuntu twayikunze umva na studio yashyizeho imbaraga zose natwe album yitwa gutya ni indirimbo yivuganiye mbese okay turimo kwegera imbere mu kiganiro nkuko mubizi cyitwa Uruhare Rw'Umuhanzi mu Ivugabutumwa se mwarakoze ibitaramo nkamwe DS cyangwa se hafi buri gihe mwaga mwafatanyije n'abandi mugiye gutanga imbaraga handi se hari icyo mwarakoze nkamwe ese usibye ibitaramo hari ibindi bikorwa ku ruhande mujya mukora mubasha gufasha abantu yaba ari gufasha cyangwa ari mu bundi buryo
si byaba bihari nimba binahari Jojo. murakoze. Deliverance Singers usibye kuba turi abaririmbyi gusa dufite n'ibindi bikorwa byinshi duhuriramo. Dufite abaririmbyi tutaba turi kumwe n'abahangaha aribo twatangiye tuvuga ko hari abaririmbyi bamwe na bamwe bagiye bashaka, hari abagiye bajya kure yacu. Ibyo ni ibikorwa byose tugenda dukora nyine tugenda tubasura uko dushoboye, tukongera tugahura nka Deliverance tugasabana, yego n'ibindi bikorwa byinshi bitandukanye. Hari ibyo yaba yibagiwe bindi mwamwunganira? Ikindi nanone nka Deliverance akazi dukora cyangwa umurimo dukora no kubwiriza ubutumwa. Tugenda tubwiriza ubutumwa, tukaba dukenera kujya tubatera ingabo mu bitugu tukabikora, ndetse natwe ubwacu tukagira igikorwa dutegura. Ndumva ni umurimo bisaba kwitanga, bisaba umwanya, amafaranga. Ubundi wenda nkubaze wenda nkaho ufite nk'ubunyegereye nkibarize mu buryo bworoshye, wageze muri korali wumva kuba uyirimo hari uburyo biguhindura muri wowe, cyangwa se biba nka bya bindi bagufatira umwango byimfasha umwanya wanjye, wumva hari icyo byaguhinduyemo muri wowe? Bon, njyewe n'uwambwira ngo nyivemo ubu ngubu nawe wanzanira irindi korali kwambwira ati yivemo ujye muri iyi, njye ntabwo nabyemera, kubera ko hari ikintu nyine gikomeye Deliverance imfasha, yaba mu bikorwa byayo, yaba mu ndirimbo zayo. Sinzi ko ubyumva nk'uko ndi kubasha kubitekereza. Ntabwo nabyumva ariko nkurebye urakoze cyane. Ntabwo wabyumva, ni amashimwe mu yandi magambo. Ndashimira Imana ko yamuje n'abantu nk'aba ngaba. Ni umugisha ukomeye. Wow. Iti ni témoignage mufite hagati yanyu. Nagira ngo mbere yuko ngira ibindi bibazo wenda mbaza dusa nkaho tumugana ku musozo, nagira ngo badukurikiye bumvise igihe ugiye mwatangiriye, bumvise ibyo mubaze gukora naho mugeje ndetse no muri korali ku buryo basha gutemwanya akavuga ngo iyi ni korali numva nagumamo igihe cyanjye cyose. Nagira ngo kubona badukurikiye mwongere mwumvishe indirimbo mwateguye cyangwa se mwumva twageza ku bakunzi ba TV. Dufite urwibutso rukomeye, niba twubaka inkike z'i Yerusalemu, nitwitaye kuri Tobiya bisa n'ibarati, tuzubaka kugeza inzu y'Uwiteka yuzuye. Dufite urwibutso rukomeye, niba twubaka inkike z'i Yerusalemu, nitwitaye kuri Tobiya bisa n'ibarati, tuzubaka kugeza inzu y'Uwiteka yuzuye. Amen. Amen. Nzi yuko umwihariko w'indirimbo ndawuzi. Ni umunsi wenda kuba dukurikiye nagize amahirwe nanjye kuba acteur. So ndabashimiye cyane kuba mwarangize Nehemiya, ariko nagira ngo kuba dukurikiye wenda kuba bumve, nagira ngo wenda kubaze umwihariko w'indirimbo n'uwuhe tumaze kurimba Uwiteka utwubake, umwihariko wa n'uwuhe? Hari ikintu wari umaze kuvugaho mu kanya ngo ese ibindi bikorwa dukora tutari kuririmba. Hari igihe abantu babona twambaye nka uniforme duhagaze tukuririmba ko bati ni guhagarara ku murongo bakaririmba, ariko dufite ikintu buriya kinini tuba tugambiriye. Ino ndirimbo message irimo sinzi ko abantu bose bari bashobora kuyifata ngo bayumve. Indirimbo irimo message ebyiri, ifite ubutumwa butubwira kubaka imibiri yacu n'imitima yacu ngo binsengero by'Uwiteka, Uwiteka utwubake. Ariko hari n'ahantu tuvuga ngo kuko natwe turi kubaka, ko ntabwo twakubaka nk'Uwiteka. Ikindi twakanguriraga abantu ni ukubaka inzu bashobora kujya bahuriramo bakaramya Imana. So icyo indirimbo yaje, igitekerezo cyaje muri cya gihe basaga nko bari gufunga insengero bitewe no kuntu leta ica gusenga bitari mu buryo bwiza. So bati why dushaka kubaka amazu yacu neza, kuki inzu duhuramo tukaramya Imana tutayubaka neza. Tugira icyo gitekerezo cyo guhimba indirimbo bwira abantu dufite kubaka nk'uko twubaka imibiri yacu neza, tukashaka twarana ngo ibe neza, twubake n'inzu y'Uwiteka imere neza. Yani igitekerezo
cyavuye vuga ngo message dutanga ntago ari message ziri street cyane kuza ngo tuvuge ngo nukuririmba biraho gusa abantu bumve Yesu azagaruka biri ibyo birabaye ahubwo dukeneye kubaho why not tutatuma isi ibaho nziza kurusha nyine kumvisha abantu ko hari ahandi hantu harenze hazahayeza habaho kandi dufite no kubaho ubuzima bwiza nano mu isi bishoboka yani cyo akenshi na kenshi tuba tugambiriye. Amen, amen. Buryo umuhanzi cyangwa se umuntu uhimba afite uburyo atanga message. Ndumva icyo mwifuje ndetse uranabisobanura neza. Nagira ngo tugana ku musozo twabonye akavideo kamaze iminsi kazenguruka nakane ko shama terme yagezweho. Hari indirimbo yitwa ibyigenge. Ese niyo video yonyine igiye gusohoka ariko turayibona ko irimo kuvugwa ahantu hose si yabizasohoka ryari genda shaka kuyibona yose kuko mwatumye birangira na sansere ntago nzi byakurikiyeho. So wayihimbye wenda nimba ari hano cyangwa atari hano message irimo Jojo batubwira message irimo mu iyo ndirimbo byigenge imeze ite? Yego murakoze message iri mu ndirimbo yacu y'ibyigenge itarasohoka twakita ko nyine ari agaseke kagipfundikiye tuhishiye nyine abantu. Message iri mu byigenge ni donc ni igaragaza ko ari abantu bari mu bintu bitari bikwiriye sibyo bari mu biyobe bari mu bikorwa bibi tuzi bitandukanye. Noneho rero abo bantu message irimo donc dutangira tubavuga ko ari abantu donc banze kumvira Imana bakayitera umugongo hanyuma tukarangiza indirimbo dusaba nyine ko bagarukira iyo Mana yabo. Yego. Wow. Kibategereje Karibarari. Umva oyo ndirimbo y'ibyigenge waba ikindi bikundira wenda navuga cyangwa se umva abantu bayikundira niki sibye wenda iyi message hari gihe murashobora gusura indirimbo mwakunda igice cya mbere ubundi akunda icya kabiri se wumva iyo ndirimbo uburemere bwayo cyangwa se message irimo uburyo nayo naremereye wayinterpreta gute byanga bikunze ni imwe message ni imwe ariko uburyo uyinterpreta nuko yewe nge kw'indirimbo y'ibyigenge cyane cyane ku gice cya kabiri ku muntu akenshi abantu benshi bakunda kumva indirimbo bagakunda injyana ntibite ku magambo ariko amagambo arimo bitanya berekana uburyo Uwiteka yadutoranyije tuvuye ku Bisirayeli twe tukajya mu iki gihe Imana yaradutoranyije kugira tube nk'urumuri ku bandi bantu ariko yerekana agahinda ifite kubera ko twibagiye inshingano zacu nkaho ku muntu usoma Bibiliya agomba guhita agarura intekerezo akimara kumva nk'iyo ndirimbo kugira dushakishe uburyo twakora umurimo twahamagariwe nk'uko isoze bavuga ngo ngwino none bigishoboka arakwakirana urukundo. Wow. Twatarama ariko reka ubwo turimo gusatira umusozo nagira ngo mbaze Henry indirimbo narayipostinze nanjye barambwira ngo indirimbo zasohoka ryari hari ibibazo ntashobora gusubiza suni sonere ryari ya suni ya Kristo ni suni nk'uko twabivuze tuba dushaka nyine gutanga message yuzuye nubwo bisa nk'iyabizimije rimwe na rimwe tuba dushaka ko ariko buri wese ashaka kuba nyine yaba interesi no kureba icyo kintu kugeza ubwo akuyemo Imana wishaka nyine hamukura abantu abizi. Byanze bikunze turayibaha vuba kuko turacyari gutegura ibintu bimwe na bimwe hari bitaraba 100% ariko urebye aho bigeze biri nko kuri 98 gusa simbivuze so ahubwo wanza bona leta tazagera gusa ntago ari byo wavuze nigiye ubyivugiye biterwa n'uburyo esheno imeze nagira ngo turumugana ku musozo nagira ngo basabe wenda turaza gusamura indi ndirimbo ntabwo mancika gutya sibyo nagira ngo tubwire plan zihari imbere wenda mvuze iyo ndirimbo se haba ari ikindi kintu muri periode bamuteganya gukora ese ku bakunzi banyu ubundi babashatse bagashaka ibihangano byanyu babikura hehe ninde person to call cyangwa se nabonye kuri IG yanyu iyo umuntu yanditse hari umuntu usubiza yaba ari wowe umuntu kamwe ndamere kuri cyane musubije umbajije umuntu ukoresha social media zacu ni Jonathan. Ya niwe abantu bakunda kuvugana nawe wenda nanjye gace iyo avuze ati ntago mari by'iki gihe wenda mu kwezi nshaka kumufasha
ariko niwe ukoresha social media cyane. Kuki ibikorwa turi gukora byo uyu mwaka usa nkaho wabaye sinzi ko nawita ku bantu bose wagenze bitari neza, ariko ntabwo byaduciye intege nk'uko nawe yatangiye bivuga, dusa nkaho turi korari y'abantu batuye ahantu hamwe, so guhura tugakora biroroshye. Dufite projet turi gukora muri studio, album ya 3 twarayitangiye igiye kurangira, urebye ko igeze hejuru ya 1/2 biri hafi. So nayo izaza igihe tutaramenya neza bitewe nuko bizaba byatunganye. Dufite n'izindi gahunda turi gutegura, ibikorwa by'ivugabutumwa wenda bitari ukuririmba, ntabwo burya kuvuga ubutumwa ari kuririmba gusa, nabyo tukiri gutegura, tuzagenda tumenyesha abantu bacu. N'amavideo dukomeje gukora, abamambure turashimira cyane nk'uko nabivuze abaterankunga bacu Deliverance family, aho bari hose bumve ko tubafite ku mutima, ababyeyi abavandimwe badushyigikira, ni ukuri kuva nyine nibo badutera ishyaka ryo gukora. Mbese turebe bashimira, ibikorwa byinshi birahari, byinshi cyane, bategereza ahubwo bagume bahari. So na usibye social media haba hari telefone izwi, cyangwa se nifuza ko unavugana na YouTube channel yanyu zikwi nahari kugira ngo wenda ngewe umushinga turaza kuyandika, ariko nagira ngo no kubyumva abantu bumve nimba izo mufite. Dufite social media kugeza kuri platform 3, ni Instagram ni Deliverance Singers, indi ni Facebook naho dukoresha Deliverance Singers, na YouTube dukoresha Deliverance Singers, na SoundCloud dukoresha Deliverance Singers. Person to call ushobora guhamagara Mama Nava cyangwa Solange kubabazi cyangwa se njyewe. Nimero ya Mama Nava akaba ariyo mbanza ni 0781 1 2 9 3 2 iyanjye ni 0781 2 9 5 6 2 ya soso ni presente ntago titanga abatayifite ubwo bazajya babanza batumire babone kumugera. Okay, abadukurikiye mwabonye yuko Deliverance Singers ni abajene, ni abantu bafite amaraso ntago washaje, ni abantu bakiri abajene, ariko nshatse kuvuga yuko Imana abaye umugisha, bakoreye Imana bakiri bato, bashira hamwe, niyo mpamvu bageze kure. Imyaka 13 usubiye inyuma ukareba wari ufite, I think ushobora kumenya aho uri. So tugana ku musozo, nagira ngo nkuko muzi HTV yaje ari igisubizo kuri benshi, nangwa se byaba ari kimwe newe okay Mafi mbwira HTV yaje ari igisubizo ku bahanzi, kubera ko ni uruhare rw'umuhanzi. Ivugabutumwa rero byafashije abantu benshi, njye ntekereza ko byaje ari igisubizo cyane cyane ku bahanzi. Manava, iyo tuvuze mu success za target, mba kuri mission yanyu, icyo umusanzu tugiye gutanga wabo umeze gute mu murimo mukora w'ivugabutumwa? Icyo numvamo nuko kuba byenyine watekereje ko twagirana ikiganiro nk'iki, bituma hari abantu, hari ibyo byose ntabwo abantu bose baba batuzi, ariko hari umuntu ushobora kuba areba HTV atari atuzi, atazi ubutumwa dutanga, ariko akagira amahirwe yo kumenya ubwo butumwa dutanga. Ni ukuvuga ngo hari igihe umuntu aba atari kugira amahirwe yo guhura natwe mu bitaramo cyangwa se aho twateguye gukorera umurimo w'ivugabutumwa, ariko yareba HTV akagira amatsiko yo kumenya akoresheje izo platforms zacu, akaba yabasha kumva ubutumwa Imana yaduhaye kugira ngo tugeze ku batuye isi. Yego. So nkuko dusanzwe twivuga, namwe dushobora kubageraho kubw'impamvu imwe cyangwa iyindi, duhare kugira ngo dupromoting mission zanyu mufite, wawe wikorera inzego za leta, yaba ari nk'abanga bafite mission nziza nk'izi ngizi, turi tayari kubageraho. Nagira rero kugira ngo dusoze mbasabe muturimbire indirimbo imwe, wenda kuri album ya nyuma mutubwiye ya 3 mu gukora, iyo mwaduhitiramo kugira ngo abantu bibatera inyota yo kubashakisha cyangwa se gushaka ibihangano byanyu. Nagira ngo umwanya w'uwanyu dusoza. Shuti nacyo watanze ibyo rwose ubimenye,
ubisobanukirwe menya ko ari urukundo imbabazi z'Imana zitagira akagero nshuti ntacyo watanze ibyo rwose ubimenye ubisobanukirwe menya ko ari urukundo imbabazi z'Imana zitagira akagero n'ubuntu bw'umwami n'ubuntu bw'umwami n'ubuntu turiho kubw'ubumwabwe gusa turiho kubw'ubumwabwe gusa turiho kubw'ubumwabwe gusa n'ubuntu. ngize icyo bita shadow pool. Kuba dukurikira rero uyu mwanya tugeze ku musozo, nagira ngo nkuko nibwo mbibasaba kuba dusuye ubwa mbere mwakora subscribe, ariko ntabwo mvuze jyenyine n'aba ngabo mu bakurikiye ku platform zabo, bityo ubutaha nabo babone yuko bafite abakunzi benshi. Twifuza ko mubasura nkuko mwadukunze natwe mukatwegera. Amasoza mwibuke ko iyo success is our target, ibindi turi kumwe. Imana ibahe umugisha kandi mwakoze, mukomeze umurimo wanyu, bizatuma abantu benshi begera Imana kandi banayikunda. Amahirwe masa rero kuri album yanyu, twizere ko ya soon izaba soon, tukabasha kubona ibihangano byayo. Merci beaucoup. Nshuti ntacyo watanze ibyo rwose ubimenye ubisobanukirwe menya ko ari urukundo imbabazi z'Imana zitagira akagero.